tubahe ikaze kuri The Best Life Coach. Uyu munsi tugiye kubagezaho amabanga yagufasha kumenya neza inkuru ikwiye kuvugwa n'idakwiriye kuvugwa n'igihe cya nyacyo udakwiriye kuvuga. Burya si byiza kuvuga ikintu cyose, kabone n'aho cyaba ari ukuri koko. Hari igihe umuntu avuga ibintu akazahora abyicuza. Ibi bintu bibiri ngiye kubabwira nubyitaho ntuzigera wicuza icyatumye uvuga ijambo runaka. Uwitwa Charles yatanze inama agira ati if you have nothing to say, say nothing. Bishatse kuvuga ngo niba udafite icyo kuvuga ntukagire icyo uvuga. Mu gihe ubona kutavuga hari umuntu byakomeretsa ugomba kuvuga. Nta mpamvu yo gutuza kandi hari ukeneye gufashwa no kumva undi muntu. Ugomba rero kuvuga kugira ngo udakomeretsa wa muntu, ariko ukavuga iby'ingenzi, ukavuga ibiri bumufashe. Niba uvuze ntugomba kuvuga ikintu kidafitiye inyungu wubwira. Ntugomba kuvuga icyo utiboneye n'amaso yawe. Ntugomba kuvuga icyo utiyumviye n'ugutwi kwawe, cyangwa se ngo nuba waranacyumvise ahandi utaragikorera ubugenzuzi kugira ngo umenye ukuri kwacyo neza. Icya kabiri, icyo cyari icya mbere tumaze kumva, reka noneho twumve icya kabiri. Banza uyungurure ibyo ugiye kuvuga. Nk'uko mu nama ya mbere mwabyumvise, nyuma yo kuba ibyo ugiye kuvuga warabyiboneye n'amaso yawe cyangwa se warabyiyumviye, ugomba no kwibaza uti ese ibyo ngiye kuvuga birafasha iki cyangwa biramarira iki? Muri make bifite uwuhe mumaro uwo ngiye kubibwira? Wasanga ntacyo biri bumumarire ukabireka nyine kuko nta mumaro bimufitiye kubyumva. Erega burya ni naho bahera bavuga ko n'ukuri kose atari ngombwa kukuvuga. Nusanga kandi ibyo ugiye kuvuga bifite icyo bimariye ugiye kubibwira, ibyo nabyo ntibihagije ngo noneho utangire uvuge. Hasigaye kongera kunyuza inkuru yawe mu kandi kayunguruzo. Aha ugomba kwibaza uti ese ibintu ngiye kuvuga nibiba ngombwa ko mbisubiramo nzabisubiramo? Nusanga ari ibyo ugiye kuvuga warabyiboneye cyangwa se warabyiyumviye, ugasanga bifite n'icyo bimariye ugiye kubibwira, ukanasanga wabisubiramo, igihe icyo ari cyo cyose wabazwa cyangwa se wasabwa kubisubiramo, uzavuga inkuru yawe ushize amanga. Gusa ugomba kwibuka ko inkuru wumvanye abandi ugomba kubanza kuyigenzura, ukamenya neza niba ari ukuri cyangwa ikinyoma. Bitabaye ibyo, abazabikumva nabo bazajya bavuga ko byavuye iwawe, bityo rero ya nkuru wumvise niba ari ikinyoma, nawe uzahinduka umunyabinyoma. Uzahinduka iciro ry'imigani kandi waravuze ibyo wumvanye abandi. Ariko wabyumvanye abandi, ukora ikosa ryo kubitangaza hatabayeho kubanza kubigenzura kugira ngo umenye ukuri kwabyo neza. Nk'uko twatangiye tubivuga, burya ibintu byose si ngombwa kubivuga kuko hari igihe abandi bantu bashobora kubifata uko bitari, bikaba byakugiraho ingaruka mbi nk'uko byagendekeye umugabo umwe tugiye kubabwira muri iyi nkuru. Muti byagenze gute? Kera habayeho umugabo, umunsi umwe azindukira mu rugendo kare mu gitondo ajya gusura abantu. Ageze mu nzira, abona agahanga k'umuntu wapfuye, akabaza yikinira ati gahanga gahanga wazize iki? Mu by'ukuri ntiyari azi ko kari bumusubize. Yagize atya yumva karamusubije kati wa mugabo we njye nazize urw'abagabo ariko uzazira akanwa kawe. Umugabo yumva aratangaye cyane, agira n'ubwoba, ariko yiruka ajya kubivuga ibwami kugira ngo baze barebe ishyano ryaguye. Ageze ibwami arasuhuza baramwikiriza, aragenda n'imbere y'umwami avuga ukuntu agahanga kamuvugishije. Abantu baratangara bati ibyo ntabwo bishoboka. Umwami amuha ingabo ngo zimuherekeze zirebe koko niba ibyo avuga ari ukuri, hanyuma zize zimubwire ukuri kwabyo. Umugabo agarukana n'ingabo z'ibwami, basubira kureba ka gahanga. Akabonye akabaza kwa kundi ati gahanga gahanga wazize iki? Agahanga karamwihorera. Arongera bwa kabiri nabwo karanga. Ingabo zihita zifata uwo mugabo na ka gahanga
zibajyanana na ka gahanga ibwami. Agezeyo umwami ategeka ko yongera akakabaza ngo kugira ngo nawe yiyumvire ko koko kavuga. Umugabo abikoze karamwihorera neza neza. Umwami ararakara cyane, ategeka ko uwo mugabo watinyutse kubeshya ibwami yicwa. Za ngabo bajyanye aba arizo zimwica. Ako kanya amaze gupfa, ka gahanga gahita kabwira abari aho n'umwami yumva, kandi uyu mugabo namubwiye ko njye nazize urw'abagabo ko wazazira akanwa ke. Umwami n'abari aho barumirwa, bati burya uyu mugabo yavugaga ukuri, none tumujijije ubusa. Ntabwo byoroshye kwemera ko agahanga k'umuntu wapfuye kavuga. Iki gitekerezo nacyo cyerekana ko burya atari byiza kuvuga ibintu byose umuntu adafitiye abagabo, ngo ni uko we wenyine yabyumvise kandi wenda binagoye kwemerwa. Mwakoze kudukurikira kuri The Best Life Coach. Imana ibampera umugisha. Naho ubutaha.